urubyiruko rwinshi rero sinavuga ko rutagira amatsiko ariko ashobora kuba ari make cyangwa ari ibindi bintu abantu bagize barambirwa ira famiye barayirambirwa pe ariko famiye bongo n'abanyabwenge barabimenya ko abantu babarambiwe. Contre-offensive ubushize y'abanya-Ukraine watubwiraga ko ubona itaratangira. Waje kuyibona yatangiye? Ubundi gihe numvaga contre-offensive izaza ari ikisi ari kirimbura amabuye. Numvaga hazakoreshwa imbaraga z'umurengera. Bari bizeye cyane ibikoresho batanze n'abanya-Ukraine kuko yibonye amagambo yabo bavugaga muri kiriya gihe cya contre-offensive bumvaga bavuga ngo icyo kintu abanyaburayi ntacyo bari bazi ko bizaferinga kuri rura rwego. Rero buriya intambara irwanwa mu buryo bwinshi. Intambara irwanwa politically. Intambara ikarwanwa amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero ni request yanyu igiye gukora akazi kubera ko hari umuntu mwakunze wadusuye hano kuri Waka Waka podcast, mukomeza gukora request ngo tuzongere tumuhamagare yongera dusure atuganirire. Uyu munsi rero byabaye yabitwemereye, ndanamushimira cyane kuko ni umuvandimwe wacu ahangaha kuri Waka Waka podcast. Nkabangira ngo muhe ikaze Gentil Gedeon. Urakoze cyane Rafiki, nishimiye kongera kuganira nawe aha ni mu rugo kabisa. Birashimishije kongera guhura n'inshuti zacu hano. Nahoze nkurikira commentaires z'abantu bakurikiye ibiganiro twagiranye mu minsi ishize, mbona ukuntu babikunze badushimira ko twaganiriye. Nanjye kabisa numva binkoze ku mutima. Rwose abantu badukurikiye bakabivuga batarivuze ariko bakabyishimira. N'abandi mwumve ko mbasuje cyane, ni Gentil Gedeon uri imbere yanyu. Wenda bamwe mwajyaga munkurikira kuri GGO, namwe karibu rwose. GGO na Waka Waka burani abavandimwe. N'abavandimwe. Nta mpamvu mission ni imwe no kugira ngo tumenye ibijya mbere. Ngenda gushimira cyane kubera ko nkigira kino gitekerezo waranyumvise urananshyigikira mu bambere, kandi n'ubu ngubu iyo tuganiriye numva ko uri umuntu witeguye kuba hafi ya Waka Waka kugira ngo izamuke. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu udahabwa na buri wese. Ari nayo mpamvu ngushimiye imbere y'abakunzi bacu. Nanone nanakubwira ko hano abantu benshi baragukunda cyane ku rwego rwo hejuru. Wow, cyane ndabyishimiye, binkora ku mutima. Iyo mpuye n'abantu bakunda ibyo umuntu akora, banumva ari byiza cyane, bikanantera ishyaka rero ryo gukomeza kugira ngo kabisa ibintu bakunze bidahagarara. So urabibona gute rero hirya no hino ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ariko cyane tuganire wenda cyane nk'ibi biganiro dukora ukabona abantu babyitabira cyane. Wenda ni ikintu nayo naravuze nzakikubaza. Byitabirwa cyane n'abantu bakuze muri Afrika yacu cyane utandukanyije n'iriya y'Abafaransa. Ubona ko urubyiruko mu bijyanye no kumenya amateka, kumenya aho tuva n'aho tujya ni ibintu bitabareba cyane. Ikintu navuga nuko akenshi burya kumenya amateka no kumenya amakuru bishingira ku ngano y'amatsiko umuntu afite. Nawe nkeka ko iyo ufashe internet yawe nta muntu ugusunitse ukajya gusoma uba ufite amatsiko n'iki cyabaye, ariko bigeze hehe. Urubyiruko rwinshi rero sinavuga ko rutagira amatsiko ariko ashobora kuba ari make cyangwa ari ibindi bintu. Kandi burya par contre buriya aya makuru tuvuga uko politiki imeze, uko geopolitiki imeze, uko ibihugu bibanye, uko ibyo nibyo byanima, niyo moteri ibindi bisigaye. Nibyo bigushishikaza bihari kubera ko amakuru runaka imeze runaka ikomeza uko. Ni byiza rero kumenya nyine amakuru ya roots, mbese ku isoko bihagaze bite. Amakuru mu buzima ni iki kijya mbere, muri politiki, mu mutekano, noneho ukajya wavuga uta na biriya rero ubwo, kuko byanze bikunze
ubu ahantu hari intambara imyidagaduro yarahagaze n'imikino urumva ahari amahoro baridagadura cyane bivuze yuko igikenewe cyane kumenya ni ibijyanye n'ari amakuru tuba tuvuga noneho warangiza kuyamenya ni sawa reka nkomeze n'ibindi ukamenya aho uva n'aho ujya ukamenya n'iki si duteganyiriza ukamenya uburyo witwaramo cyane rwose ko nanone urugamba ari urugamba rw'igihugu ari urugamba rwa Afrika muri rusange byose biba bigukeneye cyane impamvu binagukeneye ni uko none se abo turi kuvuga b'urubyiruko cyangwa mu myaka mikeya nibo bari deri bo mu minsi iri imbere abenshi ni abantu bazajya muri systeme z'ibihugu bakabitegeka bakabiyobora bakayobora iyo development bakayobora n'abandi bantu basigaye ni byiza rero yuko ugerageza guhuza impande nyinshi z'ibyo wakira cyangwa z'amakuru wa feeded hari ikintu cyantangaje buriya mu bihugu biteye imbere twavuga ko biteye imbere izi imbuga zirebwa cyane tujya nko kuri YouTube usanga ibintu birebwa cyane ari how to no kuvuga biriya by'ama tutorials imbuga zigisha ibindi birebwa cyane na video games kubera ko of course urubyiruko rurabikunda ariko usanga inahangaha ibintu birebwa cyane ni ibintu bisa naho ibigize aho bihure n'uko zasoni ibintu kenshi amaponzi fashion biki hari yaje yitwaga harya gutimwe kwereka umupatino ushobora kukwegereye mushobora yitwa Tinda usanga zirebwa cyane bon si bibi kubera ko after all umuntu afite ukuntu agomba kumera nkawe ariko kuba nk'amatutorials hanze usanga arebwa cyane ni ukuvuga ko abantu bafite amatsiko yo kwiga ubu nanone izi mbuga z'amakuru cyane zirarebwa n'abantu bafite amatsiko yo kwiga no kumenya ikijya mbere noneho barangiza bakabona kujya mu bindi njyewe iki kintu cyandiye mu mutwe ndimo kuganira n'abajene b'abanyarwanda turimo kuganira ku bintu biri kubera muri Niger noneho ukumva bo bari convince ko umufaransa nava hariya abajihadiste bazahita bamira abanyaniger ni ibintu byangoye kugira ngo mbumvikishe ko umufaransa atari hariya kubera inyungu z'umunyaniger kugira ngo nanabibibutse n'ikintu nageragezaga kubaha nk'urugero ngasanga nacyo ntibakizi kubwira nk'umwana nk'urubyiruko umuntu ufite imyaka 20 n'ingaho ukamubwira uti abafaransa bataye abanyarwanda muri eto barigendera kandi babibona ko niba hava abo bantu baricwa burira imodoka zabo n'imbwa zabo baragenda ni iki kikubwira ko muri Niger bakora ibintu bitandukanye biragoye buriya jewe narangije gufata ya systeme y'uburengerazuba bw'isi muri rusange nka systeme ikomeye ariko y'ubwa igenda yisenya rega buriya amasysteme akomeye urabona nka systeme tuvuge y'abanyamerika n'urugero Anglo-Saxon urakoze ntabwo ari systeme yoroshye ku buryo umuntu wese yayisenya ahubwo yo ubwayo igenda yigiramo ibibazo ku buryo ibimeze nka urabona imidite yije mu nzu ntabwo bisaba ngo umuntu azane ipiki avuye hanze imidite y'ubwayo igenda isenya navuga ko iriya systeme isa naho irimo imidite y'ubwayo ku buryo igenda yisenya rero igihe aho ibigeze byisenya nyine ubwo ni ku bafaransa uretse ko n'abongereza hari aho byisenya imbere ahandi bazibukira hakiri kare abanyamerika mwaribonye uko byagenze muri za Afghanistan na hehe ntabwo wavuga mu by'ukuri ko buriya iriya ni failure kuba Amerika yava muri Afghanistan ikagenda kuriya ariko biriya bisobanura iki rero bisobanura yuko amasysteme arakomeye cyane ku buryo nta wundi muntu wo hanze uzayasenya ahubwo ubwayo ari kugenda yisenya this time abafaransa barimo baragera hafi nko ku musozo ibyo waruvuze bya Niger rero nta kintu na kimwe cyiza niba ariko navuga nta kintu na kimwe cyiza cyaboneka mu gice cyose kikirimo colonization kuko biriya ni colonization ni forume zatandukanye gusa
arababwira badekarara ubwigenge nk'uko natwe bawutubwiye agira gute bamanika ibendera ariko se umuntu yaguha ibendera ukavuga ngo ubonye ubwigenge. Niger yari ikiri muri colonisation kimwe n'ibindi na za Mali na he hose niko byari bikimeze. Mbese kiriya gice kuki ubundi gucya ari igice cy'abafaransa gusa, ni ukuvuga ngo systeme y'abafaransa iyo ntigeze irekura colonisation mu buryo busanzwe. Rero abafaransa ku bwanjye mbona ku nyungu zabo nuko bagenda ariko no ku nyungu za Afrika bombi babifitemo inyungu, kubera ko abafaransa baguma guti baba hariya bivuze n'ikindi kintu, no kugaruka bizagorana no kongera kwiyunga n'abanyafrika bishobora kugorana. So nta kintu mu by'ukuri cyiza na kimwe wavuga ngo none si l'opération Barkhane imaze igihe kingana imyaka ingahe? Igihe yari ihari nibwo abajihadiste yaje inasimbura indi. Icyo gihe abajihadiste bari multiplier ku buryo ibihugu nka Mali yo bendaga kuyifata yose yose bari basigaje Bamako gusa ngira ngo ahari. Urumva nta kintu cyiza bakora hariya, ahubwo nubwo nabongiramo kadute gatoya ariko ngiye nshimira bari abasirikare bagenda bafata ibyemezo byo guhinduramo ibintu nubwo nabatari shyashya. Nje navuze ko tubateza iminsi. Yego ushatse wayibatega. Impamvu ushatse wayibatega rero nuko nabo hari igihe usanga batikoresheje. Gute? Nuko hari igihe usanga gufata icyemezo cyo guhirika buriya butegetsi hari igihe usanga atari bo bikoresheje, naho ubundi aramutse ari bo cyaba ari igitekerezo cyiza. None ibi nyuma yuko habayeho izi coup d'etat zo muri Mali, Burkina Faso n'ubu ngubu Niger, hari amakuru yagiye asohoka kuri njyewe yambabaje cyane, numva yababaza abanyafrika bose babasha kuyageraho bakayumva, ajyanye cyane cyane amasezerano yari hagati y'abafaransa n'ibi bihugu bahaye ubwigenge. Mbere yo kubaha ubwigenge ibyo bagombaga gusinya harimo ibiciro by'izo uranium. Nahoze mbona imbuga nyinshi z'aba-activistes zivuga ko ikiro cya uranium cyari ku 4,000 by'amafrancs CFA, ubu ngubu kigeze ku 137. Hari amasezerano yavugaga ku bijyanye n'inganda z'abafaransa zikorera muri biriya bihugu ko zitasora muri ibyo bihugu zisorera mu Bufaransa. Abasortisa b'abafaransa baba muri ibyo bihugu bagomba gusora mu Bufaransa. Harimo ibintu byinshi, kwemera ko bagomba gukoresha amasefa, kwemera ko igisirikare cyabo kigomba contrôler n'abafaransa. Nayo mpamvu ubona ko igisirikare cyabo ni igisirikare nawe ubona ukabona ko kiri weak, ni kirutwa na gendarmerie imeze neza. Uri kubyumva? Ibyo byose wagiye ubikurikirana, wabibonye ute? Birimo kuri kungana gute? Nibyo ubundi reka birasaba ko umuntu asubira inyuma igihe ibihugu bya Afrika byajyaga kubona icyitwa nk'ubwigenge. Mu by'ukuri umuntu ibihugu byakonezaga nibyo mu Burayi nabyo ntabwo byari byose, byari ibihugu twavuga 7, si byose. Ni ibihugu bike byari biri mu nama yiswe ya Berlin. Ibyari mu nama Berlin byose ntibyakoronije, hakoronije ibihugu byari bikize. Hakoronije Ubwongereza, hakoroniza Ubufaransa, hakoroniza Ubudage, hakoroniza Portugal na Espagne, kongeraho ibihugu byaje guhabwa ama protectora nyuma, notama nk'Ububirigi. Ububirigi ntabwo bwari mu bihugu bikoroniza kubera ko bwari bukennye. Amasezerano ya Berlin yavuga ko nta muntu ukennye ugomba gukoroniza. Baraza rero gukoroniza byavugaga ibintu byinshi. Ubushize sinzi na twarabivuze. Ariko gukoroniza buriya byavugaga nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni ukuza kudevelopa igihugu uje gukoroniza. Iyo supertext yumvikanisha impamvu Ububirigi butagomba gukoroniza, kuko hari agaciro k'umutungo bafatiragaho ku gihugu muri nama ya Berlin. Barabikora neza, baravuga ati igihugu gihagaze gitya gishobora guteza imbere ikindi, igihagaze gitya cyo nticyabishobora. Noneho ni naho hagenaga buri ibihugu baguha, bakavuga bati wowe ubukungu bwawe yego wakoroniza ariko baguha igihugu kimwe. Nk'Ubwongereza n'Ubufaransa urabizi nibyo bifite territoire nini cyane muri Afrika, ariko hari n'ibindi. Noneho icyo cyo guteza imbere igihugu ni kimwe. Hanyuma hakaza ikindi cyitwa gusirimura rero nabyo byari muri mandate y'abakoloni. Hakaza n'ikindi cyitwa evangelisation, ivugabutumwa. Ibihugu rero byajyaga muri Afrika hakaba igihe kubahiriza izo mandate zose bibagora.
ugasanga nk'ubufaransa bwo bwitaye mu gusirimura gusa kubera ko bagasanga gusirimura se n'iki biradusaba amafaranga makeya reka umuturage w'umunyafurika nta bintu byinshi tujya kubaka nta kintu kubaka za centre culturelle gusa abantu bajye bahuriramo babyina indirimbo z'abafaransa ubundi tuzane imiziki y'abafaransa n'amafilime yabo n'amakinamico tuzane ibitabo bya za Clairefontaine tubahe basome bazasirimuka tuzane imigati y'iwacu abashoboye bayibone bariyo barya tubigishe ko umuntu afata icyuma mu kuryo mu ndyo agafata ifurusheti mu moso akasanzura amaboko ku meza akaregura karavate gake yakarya ni ibyo ngibyo abafaransa kubera ko byabasabaga igishoro gikeya abandi bumva bibagoye bashyiramo evangelization yo noneho si n'igihugu cyayikoraga igihugu cyaganiraga n'amasengero anglikani catholicisme n'ibiki bakaza ibihugu byakoze cya kindi cya mbere cyo guteza imbere cyangwa development ni urebye cyabikoze ku kigero runaka ni nk'ubwongereza n'abandi barabikoze ariko ubuntu ubwongereza busa naho bwazamuye budget cyane ibyo nabyo bifite impamvu ya mbere nuko buriya amasezerano ya Berlin nuko 15 by'ingengo y'imari 30 bya GDP na 15 by'ingengo y'imari bigomba kuza mu gihugu ukoloniza ibyo bisobanura impamvu buriya twagize ibibazo kubera gukolonizwa n'Ububirigi uko twe ntitwakoronijwe twararagijwe aha tugaruke rero kubera icyo abafaransa barimo bagira ibibazo uyu munsi kimwe n'undi mukoroni wari gutinda muri Afrika nk'umufaransa nawe yari kugira bira bibazo iyo abongereza baza kuba bijanditse cyane muri Afrika nk'uko baragumanya Ubugande bakagumana za South Africa za Zimbabwe nk'uko babishakaga nabo bari kugira ibibazo kandi naho bagerageje gutinda byarahabaye Zimbabwe Zambia South Africa aho bagerageje gutinda hose byarangiye biba abafaransa bo bari bafite amakarita menshi yo gukina barahatinda ariko nabo ni gutya byagomba kurangira impamvu ni iyi impamvu nuko abafaransa bari bafite ikintu bita ngo ni twabyita gute gutya umuntu aba nk'umupare wawe parenage donc ugenda shaka ntube umukoronize ube nk'umwana wanjye nibyo bavugaga byo kuba ubundi nta umuntu azenera umugati umwana we nimugoroba atashye nta kindi biriya ni systeme yo kugira nka abanyafurika ugatangira kubambura agaciro ku buryo wumva uri papa wabo muri ibyo bihugu kandi ibyo babikoraga bafite ukuntu bavanamo imari y'umurengera kubona ubwigenge rero bigeze abanyaburayi ntago bashatse ntibabyishimiye kubutanga kubera iki kubera bwa bukungu bavana hano bemvesting ibintu bike cyane bamwe nta nibyo bamwe ntabyo bemvesting so Amerika itarakoronije UN yari imaze kuvuka ari nshyashya baravuga bati mugende kabisa reka twubaka isi itarimo colonization n'ibiki mwarakabije n'iki kandi bino bintu uko bigenda bitinda biragira ingaruka ku gice kimwe cy'isi ari cy'Afrika so mugende abingwa rero bo mu Burayi bakora ibintu bimeze nk'amayeri byo kuvuga ati twagiye ariko bo babizi ko bagihari bikabya cyane ku Bufaransa niho basinyaga rero ayo masezerano ari amasezerano yose yari ashingiye ku gitutu bashyizwe n'umuryango w'abibumbye kongera Amerika itarakoronije kandi Amerika nayo yabikoraga ku nyungu zayo attention ko ari kugira ngo ibone uko yinjira muri ibyo bihugu byose ahubwo ibijagajage byose bakoranizaga byose itagifite rutangira noneho rero igitutu gituma abanyaburayi bagenda ariko bakagenda bafite ibintu bamaze kumvikana bivuye urabona turagiye ako nubwo tugiye don't worry sinyira hano ko bizagenda gutya humura tuzaguma kumara ikindi abanyafrika benshi buriya bashakaga ubwigenge kubera ko abanyaburayi bajya kugenda babaye nk'abantu bateranye abanyafrika ku buryo ibihugu byose bavuyemo byari birimo amakimbirane y'amoko uturere amadini ibintu nk'ibyo noneho handi bamwe tuvuge nk'abaharaniraga ubwigenge ugasanga no guharanira ubwigenge bw'igihugu cyanyu bibaye conflict nijye mbuharanira nijye ngomba kubuharanira it is as if ibihugu byatangiye gutandukana noneho ugize amahirwe bakamwemera ati wowe buharanire akaba ari wemera gusinya kuri ya masezerano kandi niko byagendaga bigenda ni ukuvuga ngo muri ba bandi barimo kurwanira kuba ari we waba uhagarariye abari kurwanira ubwigenge
uwemeye kuzayasinya niwe bahitaga baha ubwigenge. Abazungu bakanababwira bati noneho muzane proposal y'ukuntu ubwigenge bwanyu bugomba kuba bumeze, ukayizana nkayizana igihe yanjye ikabirimo ngo nta kibazo muzaduha twigenge, ariko wenda imari yacu n'igisirikare muzaguma mu bigenzure. Undi akazana ivuga ko byose bazabigenzura, undi akazana ni nka tenda. Izo documents rero abazungu bazinyuramo bakajya bahitamo bagendeye ku bwenge, bagendeye ku muntu, kandi noneho bakareba document izabasigira umwanya wo kugaruka muri ibyo bihugu. Nuko byagenze rero Ubufaransa ku bwa Charles de Gaulle niba nibuka neza, bakora document iteye ubwoba irimo ibyo bintu byose bavugaga, gukoresha ifaranga ryabo, amategeko burana y'abari copy and paste, ubutegetsi. Ibihugu byinshi ugasanga bifite za commune na za secteur na za arrondissement n'ibiki birani by'Abafaransa. Gusa umuntu wo muri Afrika bwo n'iki ko habaho commune cyangwa agace k'ubutegetsi kakitwa gendarmerie. Ubonaga kwa bongo ari gendarmerie iri gukora akazi. Ibintu nk'ibyo byinshi byari uko abantu bakoze proposals z'ubwigenge, kubera basaga batangiye kugira na conflict hagati yabo. Bituma Abafaransa abanyaburayi muri rusange babona icyuho. Niyo mpamvu yatumye hapfa abantu benshi baharanira ubwigenge. Nuko je nawe twabaga tuguranira ubwigenge bw'igihugu kimwe, ideology zitandukanye kugira ngo bampe iyo ntuza nkabanza kugukuraho, cyangwa bakambwira ati mukureho kukuri yaranatubangamiye. Abafaransa rero bashyiraho iyo mirongo minini cyane isa naho ibangamiye mu by'ukuri, apana gusa ibangamiye cyane umunyafrika hariho hose. Ariko bari bazi icyo bashaka. Ibyo bintu rero byarakomeje birakomeza ku gice cyose bakoronije kugera ejo bundi, ubwo dutangiye kubona nyine abantu bavuga bati nafizi turaranga byose byari bimeze nk'amabanga, byose bitangira kugenda bijya hanze. None mukanya erega hari ibintu buriya abantu batagiye babijyamo cyane, ariko bari abatipe uriya wahotegetse Ufaransa yitwa Giscard, Valéry Giscard, babaga bafite abagore naha muri Afrika, afite ingo b'Abanyafrika. Afite urugo muri Afrika, afite ibikingi, afite iki. Uwo muntu wavongo yavuye muri Afrika se afite urugo, afite akandi akabibyo bintu biziranyeho n'igihugu runaka n'umutegetsi w'igihugu runaka, ko afite urugo, afite ibikingi, afite abana, afite iki. Mukanya hari ikintu waruvuzeho, wenda tutarava kuri iyi issue yo muri Afrika ndacyafiteho utuntu tubiri twaganiraho. Iyi revolution y'aba basirikari nawe wari ubivuze ko uyifiteho impungenge bitewe nuko utekereza ko bashobora kuba bakoreshwa. Wowe iyo uri kubirebera hafi ukareba muri Guinea, muri Mali, ukareba ni ikintu, ariko ukareba na ideology iri iyoboye ibyo bintu byose, kuko ubu ngubu urebye muri iyo ideology no muri iyo ntambara ya revolution urabona ko Gabo abantu benshi baracyayikize ku ruhande ko ntago barasobanukirwa ibintu biri muri Gabo. Barimo kuvuga ati coup d'etat yo muri Gabo ntago ari revolution. So iyi revolution y'abasirikari nubwo uvuga uti ntago ndamenya ibyabo, ubona iherezo ryabyo ari bimeze bite, hari ikizere woba? Reka tubanze tuvuge impamvu iyi revolution iri gukunda. Kuki itakunze mbere? Kuki mu myaka ubwo Afrika inkubiri y'imyaka ya 60, hagati ya 60 ubwo duhera nko kuri 57 kuko nibwo Ghana yabaye, akundi nkubiri ni 60-65 gutyo. Icyo gihe habaye ubwigenge, ariko bitegereza ko hashira imyaka irenga 60 kugira ngo ibyo bibi. Kubera iki? Impamvu nta yindi. Isi yamaze igihe isi iri monopolaire. Isi iyobowe n'uruhande rumwe. Igihe uruhande rumwe rwari ruyoboye isi, rero isi yajyagaho urwo ruhande rushaka. Kubera iki? Ntago ariko byahoze. Hari igisi n'ubundi yahoze iri bipolaire. Igisi yari bipolaire habaga hari by'umuntu yakwitanga equilibre de force. Hari imbaraga zenda gusa n'izihangana, izi zagira zirya itonde genda gake. Hari ukuringanira kw'imbaraga. Noneho intambara y'ubutita ica intege imbaraga zimwe. Ubwo no kuvuga tuvuge nk'igice cy'uburasirazuba bw'isi cy'Abasoviete. Intambara y'ubutita imaze gucamo guca intege igice kimwe, za mbaraga zari zisigaye wibuke nizo zakoronije. Nta Murusiya wakoronije, nta Muchina wakoronije, ntaki. Zirambaraga rero zakoze ibintu zifuzaga muri Afrika ku nyungu zazo. Noneho igihe kizaho kirashira,
nyuma y'uko intambara y'ubutita itangiye irangiye, ubwo ni nko mu 1991 gutyo, intambara y'ubutita irimo irangira, uruhande rwari rwarabaye weak rwagomba kunyura muri procedure kugira ngo narwo rwongere kugira imbaraga. Procedure ya mbere kwari ukubanza gutuza, bakereka bariya bo mu burengerazuba ko nta kintu babatwaye. Procedure ya kabiri kwari kwiyubaka bo indani mo hagati muri bo. Procedure ya gatatu kwari noneho ku raising, ni nko kuzura gahembe niba ariko twavuga. Ni ya speech ya Munich. Aha, ni procedure ya gatatu, speech y'Munich rayuse. Icya kane kwari noneho gutangira kugerageza kubaka blocks. Block ni ukuvuga abantu noneho bagatangira gukorana hamwe. Urumva NATO ni block, NATO ni block, yego. Ubu noneho hari za BRICS n'ibiki, irana ama block. Noneho urwego rw'gatanu kwari ugusubira aho bahoze cyangwa naho batahoze ariko bakeneye, aribwo biri kuba rero. Donc ubu ngubu twavuga ko hatangiye force ntabwo irabaye equilibre neza, kuko n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi baracyashakingira force ngo barebe n'ibikomeye. Icyo bari gukora ni ukuyinyeganyeza ngo bayishaking. Ese irakomeye koko cyangwa uwamukanga yakongera agasubirayo? Nibyo bari kugerageza. Muri uko kugerageza rero nabwo harimo amahirwe ku bantu bari barabuze ahandi ho kujya, aribo tuvuga babo basirikare. Bari guprofita yuko iriya force iri kugenda izamuka. Noneho batekereza ko isi ishobora kuzagera igasubira mu gihe cya bipolaire. Noneho nibwo turi kubona nyine abo basirikare bari kugenda bazamura ubushobozi, bongera bagerageza kureba reka tubikore. Ni uko nguko. Njye nakunze uburyo abaturage b'ibi bihugu byagaragaye ko umujinya bari barabuze ahantu bavugira, ariko ni nkaho umujinya bari bawusanganywe, kubera ko kuri aba basirikare njya mbivugaho kuri wakawaka, abasirikare ntabwo ari ukuvuga ngo abaturage barabakunze. Abaturage babitezemo ikintu, kandi abaturage bari gukira ikintu, bari barwaye imyaka n'imyaka. So abasirikare muvuga ngo ibyabo tuzabimenya mu myaka 5 ingahe iri imbere, turi kureba result zabo zihe mu bihugu byabo. Nibyo ibyo uvuze nibyo. Buriya umuntu wari waratsikamiwe rero, iyo abonye umuntu umuvanaho force yari mutsikamiye hano, sina ngombwa ngo uriya muntu aba mukunda cyangwa azamukorera ibintu byiza. Oya, buriya abaturage benshi muri za Mali, Burkina Faso na he hose, ikintu cya mbere baruhutse ni ziriya mbaraga zari zibatsikamiye. Ubwo ugiyeho nawe bazamenya ibye nyuma. Ariko reka bazi tubanze turuhuke. Bienvenue kabisa, turebe ko wadukiza biriya ko nabibonye ngewe. Abafaransa bavuga ati ni propagande ngo za leta zikoresha kugira ngo abanyagihugu barwanye abafaransa, ariko twabibonye muri Chad nta propagande ya leta yabayemo, kandi urabibona ko abaturage bameze nabi cyane, basaze barashaka ko abafaransa bava no muri Chad. Ariko ikibazo nashaka kujyaho mbere yuko tuva muri Afrika, abanyamerika bakomeje kuba des faux amis ku bafaransa. Nigeze kumva diru baba detourné yo kubaka amasabu yo muri za Australia. Ubu abanyamerika bakanyura inyuma bakabiparanganya diru bakayibiba. Noneho bageze mu kibazo cyo gutakaza Niger. Buriya abafaransa kuri ya Macron yikarakasaga bigitangira bagayizeye imbaraga z'abanyamerika n'abanyaburayi bene wabo. Uriya Susan Nolan, uriya mugore ukora amakudeta hirya no hino, uriya yahise agenda agonana n'abasirikari. Abafaransa bategereza support y'abanyamerika ngo bongere barebe ko basubirana Niger, biranga. Ubushuti bw'abanyamerika ubu definisa gute? Hari umugabo ushaje cyane wo muri Amerika witwa Henry Kissinger, yabaye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka yo hambere kwa Reagan n'abandi. Umusaza asuye Ubushinwa ejo bundi. Kissinger rero kubera buriya iyo umuntu ashaje atangira kumera nk'umuntu uri kwiyunga n'isi. Wasigaye avuga ibintu byinshi biteye ubwoba kandi by'ukuri. Mu minsi yashize yaravuze ngo ntuzigere utekereza ko Amerika mwaba inshuti nta nyungu zihari. Buriya Ubufaransa
impamvu ari inshuti n'abanyamerika nabongezaho ko inshuti n'abanyamerika ni ukubera interest bagabana kandi buri Amerika ijya muri deal ariko izi ko ariyo izatwara byinshi. American dream urayizi. Rero igihe cyose Ubufaransa bari gukora deal bashyira kuri table bagasanga iby'abanyamerika ntago bihagije ni bikeya cyangwa bagasanga n'ubundi Amerika igiye kurwanira inyungu mu by'ukuri zitari zayo ibivamo. Kuko Amerika yo ifite inyungu kwikorana hariya kurusha kuba iri gukorana n'Ubufaransa. Inafite inyungu kuba nta wundi muntu wahakorera nayo ntihakorere yewe kurusha ko Ubufaransa bwakorera bwonyine. Naho abavuga ko Amerika yabonye ko muri Afrika uwo ari we wese wakwishyira ku Bufaransa yatsindwanwa nabwo kubera ko bari kubahanganye n'abaturage atari politike z'abanyapolitike. Si byo se kubera ko ubu ngubu hari ikintu nakwita nka tugeranyije ni nka French phobia cyangwa urwango ruganisha ku kwanga Abafaransa. Abaturage badevelopye bihereye mu burengerazuba bwa Afrika. Abantu benshi bazi amateka y'Ubufaransa katari meza. Niyo wahera muri za Algeria kera aho bashinzwe amajenoside n'ibindi. Bashinzwe amajenoside niyo waza mu Rwanda n'ahandi. Ibyo bituma abantu baragiye bishyiramo Ubufaransa ko bufite amateka atari meza kandi noneho ibyo bikaba Abafaransa bafite systeme mbi cyane ya diviser pour régner yo gucagaguramo ibice kurya abantu bacika mice hafi kwicana cyangwa bikanaba. Urabona ibintu byabaye muri Centrafrica Kristu n'Abayisilamu bakicana just kubera propaganda. Ibyo bintu rero Abanyafurika barabimenye ku buryo ntibagishaka kwiyasosiya n'Ubufaransa na gake. Kubera ko rero buriya mu bihugu byose abaturage ni or cyangwa na diamant ahubwo ntabwo Umunyamerika ari tayari kwiyasosiya n'umuntu utarasosiya n'abaturage. Ntibibaho kubera ko inyungu ze azazibona ari uko ruriya rwango rutagihari. Icyo bivuga Umunyamerika muri Afrika afite n'amahirwe nta drapo rye bari kuzamura. Yego muri ibyo bihugu byose kandi after all twibuke imbaraga ziri kurwana ni ukugerageza kuringaniza imbaraga twabivuze kare. Umunyafrika Umufaransa afasha Afrika yose akayizingatira ntago yaba imbaraga za gatatu ziri ku isi n'ubundi yaguma akagenda munsi y'ibirenge bya shebuja. Ariko Umufaransa avuye muri Afrika hanyuma Amerika ikagenga Afrika ahubwo icyo gihe noneho yakongera akazamura Umunyamerika yakongera akazamura imbaraga wenda akaba yanatse kuko nureba neza urasanga muri ibyo bihugu byose bya za Nigeria za Mali Burkina Faso nahe hose abaturage bahirikaga ubutegetsi bamanitse amabendera y'Uburusiya bakirukanka baririmba indirimbo z'Uburusiya n'amafoto y'umutegetsi wa Russia. Ni nko kugaragaza ngo bari abantu iyo bari baje bagakorana natwe mbese turashaka muze mukora natwe kuko bari abandi baratujujubije. Nibyo nanimo kubwira n'abantu batwita ngo turaba pro Russia. Twe ntabwo turaba pro Russia ahubwo niba Russia intambara yayo Afrika ari cyo iyungukiramo kubera iki ntajya ku ruhande rw'Abarusiya. Abo bantu bundi bakubwira ko pro Russia bo naba pro iki bari warahangiye sinshaka no kubabaza ngo bajye byibaza nababajije ibibazo bingaye mu kiganiro cyabanje niba bashaka kubinsubiza nanjye nzaba joining. So wenda muri Afrika hari ibintu byinshi biri kuba hari kudeta yo muri hari ikintu umaze kuyimenyaho yo muri Gabo. Muri Gabo rero kudeta hari mu by'ukuri ni ikintu gitangaje narumaritse ibintu byinshi ejo bundi uriya musirikare arahira Ngwema. Ikintu cyabaye muri Gabo no guhindura izina ry'ubutegetsi. Urabona niba ari system Bongo yari yoboye imaze imyaka hafi 60-50 n'ine gutyo. Nta buriya hejuru ya kimwe cya gatatu cyonyine NTR y'abaturage ba Gabo nibo bashobora kuba bazi undi mu butegetsi utari Bongo. Nuvuga ngo ni umuntu uri hejuru y'imyaka 54 yaravukiye ku nasari ku butegetsi. Uwo muntu ufite imyaka 54 uyu munsi muri Gabo iyo akeneye kumenya uko byagenze ajya kubaza se ubwo ufite imyaka nka 80.
naho ubundi abandi bose bazi famille bongo. Ntabwo rero ari buri abaturage n'abantu barambirwa kandi birumvikana cyane cyane iyo utabaservinga noneho nkuko banabishaka. Abantu bagize barambirwa ira famille barayirambirwa pe. Ariko famille bongo n'abanyabwenge barabimenya ko abantu babarambiwe. Nubwo atari umukuru w'igihugu ari kubimenya, ariko abana be, abavandimwe be, babyara mushikiwe n'iki byose barabimenya ko famille too much. Ikindi buri famille bongo ni famille yavuzwe mu bujura bw'amafaranga kuva kera guhera kuri se. Ntabwo mfite gihamya, ariko najyaga numva ko se afite abagore benshi muri Afrika, ahagenda yubaka amapale abashyiramo, abandi akabashyira i Burayi. Nkumva ko ngo hari n'umunyarwandakazi nawe ufite pale rwose cyane ipale, umunyarwandakazi uzwi ikirangirire ufite pale nziza cyane. Ibintu nk'ibyo biravugwa cyane, bakavuga ko abana be n'abamiliyarderi. Oya, ni ibintu byumvikana, ariko ubonye Gabon umubare w'abaturage bafite miliyoni zitageze kuri enye, imitungo bafite, ni abantu bakagombye kuba buri muturage wa Gabon ari muri miliyoni y'amadolari. Kuko ufasha abaturage ba Gabon ukabashyira muri Kigali bakwirwamo kuko n'ubundi abenshi bari private. Imitungo bafite petrole, bafite gaze, bafite amabuye, bafite amashyamba zizaribuyo bakiniraho muri za NBA zose ziva muri Gabon. Ibyo bintu rero bituma abantu bavuga bati ariko hari kitagenda, ko dukize cyane mu buryo bwo munsi y'ubutaka, ko igihugu cyacu ari kinini, ko twumva abantu kuki tumeze dutya. Icyambere, nta wundi muntu ufite uburenganzira ku butegetsi, nta n'ufite uburenganzira ku mutungo, kandi imitungo y'iriya famille turayibona, bakageraho bakarambirwa. Rero iyo barambiwe rero bageraho bakumva niyo wabaha ishovare ngo ibategeke bati nibura tube turutse famille ya famille. Ni agakino ka famille mindani. Ngewe mbona ari agakino ka famille, kubera ko ubundi bigaragarira kuri output cyangwa ibyavuye muri coup d'etat. Niki se cyavuye muri coup d'etat? Abantu bamwe bari muri gouvernement ya Bongo basubiye n'ubundi bari mu butegetsi bw'umusirikare. Bongo ubwe wahiritswe ku butegetsi, ubundi uko coup d'etat yumvikana yakagombye kuba itajya mu nkiko. Urumva, yashyizwe muri retraite, ari muri retraite. Ibintu byose itegeko nshinga rigenera wabaye mukuru w'igihugu agiye kubihabwa, nta kindi kintu, sans suivi. Ikindi nuko famille Bongo buri iri overprotected, iri protege cyane. By who? By the government. Abasirikare babo bathroninze ubutegetsi, barayiproteje mu buryo bukonerwa. Nabo ni famille yabo, kuko nabo ni famille. Urumva, ejo bundi mu kurahira, impamvu navuga ngo byarantunguye, urumva bariya abantu bafitanye amasano y'ububyara, mu kurahira uriya mutipe hamagaye famille igomba kuza nyine kureba uko après le serment. Ariko ubwo nyine automatiquement yarahamagaye famille Bongo, n'ubundi yasanze arimo arahirira imbere ya famille Bongo. Nka Bongo en personne ntashobora kwishimira ko yakuwe ku butegetsi nk'umuntu. Nta yindi ntebazi itaririye. Ayiza ari kumwe na papa we, anayiza iriho imyaka 14. We kubwe en personne ntashobora kwishimira ko bamukuraho, ntazongera kwinjira muri office ya president. Bagiye kubimuganiza ibyo bintu ntiyabyemera, ntabwo yabyemera. Ariko none ku rundi ruhande ikibaye ni iryo zina ritazongera kwinjira muri pare gusa, naho ibindi bisigaye nta cyahindutse. C'est la famille, c'est le système. Niyo mpamvu abantu bakomeje kuvuga ati coup d'etat yo muri Gabon gukomeza tukayikurikirana ntabwo ari revolution. So twihute tugere muri iyi ntambara ishingiyeho byose. Njye numva ko ari intambara irimo gushekinga imbaraga z'uruhande rumwe rwa rusanzwe ruyoboye isi, ari naho hari no guturuka n'ibi byo muri Afrika. Contre-offensive ubushize y'abanya-Ukraine watubwiraga ko ubona itaratangira. Waje kuyibona yatangiye? Jewe impamvu navuga ko itaratangira, kandi n'ubu ngubu nyine mbona ko n'ubundi nshaka kongera ngasa nusubiramo ibya mbere. Ubundi gihe numvaga contre-offensive
izaza ari ikisi ari kirimbura amabuye numvaga hazakoreshwa imbaraga z'umurengera nkumva zakoreshwa tekinike tutigeze tubona naho ibitero byo byarabaye biranaba ariko umusaruro wabyo ni nyene niyo mpamvu n'ubu ngubu yego contre offensive turazibona ariko si wero resultat amezi 3 arashize wero resultat ihari ni Ukraine guferinga no kubura ibikoresho byinshi cyane nkeka ko uruhande rufasha Ukraine rwagenze gake kubera ko ruzi neza umwanzi uko ameze ngo bahanganye uko ameze ibyo biri kugenda gake rero yaba mu kubaha ibikoresho yaba mu kubaha tekinike n'ibiki byose uko kugenda gake gutuma contre offensive zitaba mu by'ukuri nk'uko abantu bari baziteze ni ya Ukraine ibiri mu rugamba yateye ibitera ariko kirwi irarira cyane nta bikoresho dufite ntimwabiduhereye igihe ntimudutraininga ntimugira mute ihorana complaints ihorana complain ariko nanone ukibaza uti aba banyaburayi kwamamaza contre offensive kuri bakamamaza cyane cyane n'ibikoresho bike tuvuga batanze ariko ko twe tutari abasirikari tutari twarigeze tubona niyo ntambara uburyo bavugaga nka Leopard nta hantu nari narigeze ngewe nyibona irwana numvaga ko ari ikintu kizaza cyatanya uri kubyumva ayo Bradley ibyo bintu byose bagiye babaha bageze no kubaha amamisire hazamo n'izo cluster bombe babahaye ejo bundi ibyo byose ni iki cyatumye umunyaburayi yumva ko kuko urebye abanyaburayi icyizere cyabo cyari hejuru cyuko abarusiya bazakubitwa noneho wenda bakazajya mu biganiro abarusiya bari muri position de faiblesse ni sinzi ko ngiye nkunda kubyita ubugambanyi kuko ngiye mbara ko abanyamerika bari babizi ariko bikagaragara nkaho bari bizeye cyane ibikoresho batanze n'abanya-Ukraine kuko yibonye amagambo yabo bavugaga muri kiriya gihe cya contre offensive bumvaga bavuga ngo abanya-Ukraine bafite courage nyinshi cyane uri kubyumva icyo kintu abanyaburayi ntacyo bari bazi ko bizaferinga kuri rura rwego rero buriya intambara irwanwa mu buryo bwinshi intambara irwanwa politically intambara ikarwanwa ideologically intambara ikanarwanwa ari nacyo cyanyuma mu buryo bwa ekipumo na human resource ubwo no kuvuga abasirikare n'ibikoresho rero abanyaburayi tuvuge biriya bihugu byo mu Burayi nyine tuvanye Amerika bameze nk'abantu bisharije igice cya ideology noneho kuko urebye ni naho hari russophobia ni hagaragara russophobia cyane urwango rw'abarusiya n'iki bo bameze nk'abantu bisharije muri intambara bavuga ati agace ka ideology mu kaduhe ibyo byose babaga babizi umwanzi babaga bamuzi babaga bazi nabibyo bazatanga ko abanyaburayi nibo bantu batanze ibintu bike nabo zatanga bike muri intambara ariko ibyo batanze bakabivugiraho cyane media zabo zigasakuza cyane abasesenguzi babo bakabyirirwamo bishingiye kuri ideology barimo bararwana intambara ya ideology noneho rero urugamba rujyanye na politike na diplomasi rwo rusa naho rwanze ariko bakarufatanya n'abanyamerika hanyuma abanyamerika rero bo bakisharira none ibijyanye n'ibikoresho mu buryo bwumvikana kuba intambara iriho hagati ya Ukraine n'Uburusiya ni ikintu gihombya abantu kurusha uko umwe yatsinda kabone n'ubwo yatsinda Uburusiya ku ruhande rw'abanyaburayi igihombo cyagabanuka kubera iki kubera yuko tugiye nko mu bintu biri materiel birani ibihugu biproduiza ibiribwa byinshi cyane biproduiza amavuta menshi biproduiza gaze nyinshi bigaproduiza n'ibindi Uburusiya ufite biriya bihugu twaje kumenya ko bitunze Uburayi kuri byose cyane rwose kuri byose ni ukuvuga ngo kuba intambara iri kuba ubwabyo byafreningi cyangwa byahagaritse dynamisme cyangwa iterambere ry'ubukungu bw'abanyaburayi n'abandi basigaye ariko impamvu turi kuvuganya bare nuko ari bari mu ntambara mu buryo buri indirect noneho rero baravuga bati se iyi ntambara kubiri kuba biri kuduhombya kuko ibihugu bidusupplyinga nibyo biri kurwana
byaba byiza intambara ihagaze. Reka rero dufate uruhande, bagomba gufata uruhande bagafata Ukraine birumvikana, ariko buriya mu bundi buryo n'Uburusiya nubwo bwatsinda abanyaburayi bakunguka nuko bashaka kunguka hatsinze uwo bashyigikiye. Wow, ni ibintu ngewe bijya bincanga kubera ko mbona ko urabona nk'iyi contre-offensive yavugwaga, abanyamerika ntibashobora kohereza abana babo kuriya, abafaransa ntibashobora kohereza abana babo kuriya. Niyo mpamvu akenshi ubireba ukabona ko ari akagambane ku baturage ba Ukraine. Ikindi kandi ukabireba uburyo intambara irimo kubamo, ukareba uburyo Abarusiya bakomeje gusunikirwa kugira ngo ubushize warabitubwiye uburyo Putin yakomeje gusunikirwa kuba yakora amabara yakwica abantu benshi muri Ukraine, ariko kugeza uyu munsi akaba atarabikora. Ariko hari n'ikindi cyo gusunikira Uburusiya kuzana ibikoresho byabo biri kuri top. Nahoze mbona ibifaro byabo armata bitaragera muri Ukraine, mbona STU zabo, izi ndege zabo karabutaka bagereranya na S35 ntibiragera muri Ukraine. Iyi ntambara y'ibikoresho muri Ukraine urabona atari yo umunya Ukraine arimo kuzira mbere na mbere. Erega twibuke yuko Ukraine buriya mbere yuko ijya mu ntambara cyari igihugu gisanzwe nacyo cyafataga Uburusiya nka patron. Ikibigaragaza nuko Uburusiya muri 97 niba mbyibuka neza, buriya Ukraine yahoranye nuclear. Yahoranye intwaro za nucleaire, ariko kubera ko yari bizi ko hari le patron, hari le chef, Uburusiya burabwira bati rero ibi bintu ntabwo mubishoboye, si ibyanyu, nikimenyemenye impamvu mwabigize ni by default, kubera ko URSS yarasenyutse mufata ibyari biri aho ngaho, ako twebwe turi le patron, ni muzane tubibabikire tuwa protecting. Mu yandi magambo, igihugu kidashobora kwiprotectinga kikemera kuremeta ibikoresho bifite ngo ufite uremera ko hari le chef. Ukraine rero nta kindi gitangaza yari ifite uretse kuba nk'uko bivuga yarashutswe mu by'umuntu nakwita wamugani nk'akagambane, ishukwa yuko iri ahantu hari strategique, kandi koko nibyo ahantu iri. Abanyaburayi bahabonye, neto ihabonye, yahita iyobora igice gisigaye, kuko ya balance y'imbaraga twavugaga yabirangiye. N'Abarusiya byajya bibagora gukoresha inyanja y'umukara ugira gute. Noneho rero bagwa mu mutego wo kumara igihe kirekire muri Amerika ibagaza gake gake, ni muze ni mugire muri cya babatorera abategetsi, haba imyigaragambyo, Amerika irayishyigikira, Maidan urayizi, byose byabaga buriya ari umuntu uri kwagaza US Ukraine. Ariko mu by'ukuri bari babizi yuko igihugu bari kwagaza nta bushobozi bwo kurwana gifite, ahubwo nuko kiri ahantu bo bita strategique, ahantu bashaka. Ikintu uvuze, nigeze gukora ikiganiro mvuga ku makosa Ukraine yakoze no ku makosa Putin nawe yagiye akora muri iyi ntambara. Hari ikintu cya Zelensky kwibeshya, kwitwaza icyo kintu, akumva ko umunyaburayi azakora igishoboka cyose kugira ngo aho hantu ahabone, akumva ko umunyamerika azakora igishoboka cyose kugira ngo ahabone. Nge mbona ari ikintu kinini Zelensky yibeshyeho. Zelensky nibyo yaribeshye, ariko ikosa ibyo Zelensky yibeshyagamo ni ibintu byari byarabibwe kera, ni imbuto yari yarabibwe kera. Noneho tubona ari Zelensky uje mu gihe cyo gusarura, ariko imbuto yari yarabibwe kera. None se ninde muntu wabibye urwango hagati y'abanya Ukraine bo mu burasirazuba no mu burengerazuba, bamwe bavuga ikirusiya n'abavuga ikinya Ukraine? Ni ibintu bya kera. Ninde se muntu wabwiye abantu bo muri Donbass ngo mutangire kwanza kubera iki intambara ya 14 yabaye yo muri Crimea? Aho niho ugomba kwibaza. Intambara yo muri Crimea ni ibintu bya kera, bimwe bishingiye kuri ideology, ibindi bishingiye ku mipaka igabanije nabi, ibindi bishingiye ku butaka. Abantu bahoze ari abavandimwe bagiye bahana, hanyuma bakaza gusanga umwe afite master we n'undi bagomba kuba master, none mudusubize ibyacu bikaba ku ngufu. Aho hantu rero ibyo bintu nibyo Zelensky arimo yigaraguramo. Zelensky we yageze ku butegetsi,
yageze ku butegetsi igihe kigeze, igihe bateganyije kigeze cyo guturitsa ibintu. Ibyo yibeshyemo byose birahari yego, ariko yabyibeshye ku kintu n'ubundi. Ni nk'uko ushobora kuba wari utetse, urumva, ugateka agahita haza umuntu, wowe uhishije agahita haza umuntu, akazi wawe agahita afata bya by'akarura agatangira gushyira ku meza. Hari igihe abantu batamenya ko ari wowe watetse kubera ko we warangije guhisha, ariko umuntu ahita azararura. Zelensky nibyo biri kumubaho nawe. None Zelensky wakomeje kuvuga ko adashobora kuganira n'Abarusiya, ushyizeho n'itegeko rimubuza kuba yavugana na Vladimir Putin. Uyu munsi kuri ntuza front zose z'urugamba nta resultat arimo kubona. Ubonye biri kuvugwa muri NATO, bushize twavugaga ibyavuzwe n'umu chief of staff wa Stoltenberg, ibyo yavuze avuga ko Ukraine ishobora kwemera gutanga buriya butaka Abarusiya bafite, none igice gisigaye kikajya muri NATO, nubwo ntazi ko nabyo Abarusiya babyemera, ariko wumva ko hari propaganda cyangwa se igitutu kiri kuri Zelensky cyuko igihe cyegereje cyo kujya mu biganiro. Yes. Bizakunda na Zelensky cyangwa bizasaba ko avanwaho kugira ngo Zelensky azemera yongera ashyira umupira hasi, ubutagondwa bushyire hasi ajye mu biganiro? Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko Zelensky ari kwegizekita imipangu yanditse neza, yanditswe n'undi muntu, notama uburengerazuba cyangwa OTAN. Zelensky yagiye ku butegetsi 2018 niba nibuka neza, nibyo? 2018 ni mbere ya covid. Zelensky ntabwo ari we wibwiye ngo nkeneye kujya muri OTAN. Igitekerezo cyo kujya muri OTAN cyari kihasanzwe. Zelensky si we wibwiye ngo akeneye kujya muri European Union, igitekerezo cyari kihasanzwe. Ahubwo avec le temps progress yagendaga itera imbere, cyangwa se gushyira mu bikorwa izo gahunda bikagenda bitera imbere. Zelensky aba umuntu Abanyamerika benteresheje ko byaba byiza agiye ku butegetsi kandi yahagera agahita ashyira plan politique mu bikorwa ihasanzwe. Ni ukuvuga ngo ibintu Zelensky ari gukora ni ibintu byanditswe kuva kera. Niba wibuka neza zira ntambara z'abacecene n'ibiki, ukareba ukuntu buriya buhugu bwo muri Baltique bwagiye muri OTAN, buriya buhugu bujya muri Baltique si muri 1997, ariko biriya byari biri mu mupango w'ukuntu bazagenda bafata igice gito bagenda bomeka kuri OTAN kugira basatira amarembo y'Uburusiya. Kuko buriya igitekerezo cya OTAN kuri kiriya gice ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwegera cyane Uburusiya bakoresheje territoire ifatika, igice kimwe bakagishyiramo OTAN, kikajya muri OTAN. Icya kabiri ni ukugenzura inyanja y'umukara, ubundi batagenzura na gatoya. Urumva, ikindi kintu buriya gihangayikisha cyane OTAN ni ukuba badafite imbaraga zihagije muri Caucase. Ibice bya Caucase ni biriya bice birimo za Uzbekistan, Azerbaijan, kiriya gice cyo hafi na Mer Caspienne. Bifite gaze nibyo bya mbere, biri mu bya mbere ku isi bifite gaze. Yego, biri mu bya mbere bifite gaze n'amavuta byose bicuruzwa n'amakampani y'Abarusiya. Nubanga icyo kintu rero ubundi mu buryo bwaba economically, politically, bituma US imera nkaho yibura muri kiriya gice. Ibyo bintu rero ntago Abanyamerika kuko bazi nyine ntago bashaka kwihanganira kubaho batagenzura Caucase, igice kinini cyane. Kandi ubwo Caucase binavuga iki? Caucase rega yegereye nanone uburasirazuba bwo hagati, ihita iza igafata n'igice cy'uburasirazuba bwo hagati kirimo za Syria na za Iraq na za Iran na za nuwango hariya muri kiriya gice cyo kiratuvuga icyo kirimo Ukraine, ifitemo Ukraine yonyine. Igice cya Caucase nta kintu ifitemo. Uburasirazuba bwo hagati ikagiramo Israel gusa. Ni sasa wa butaka bunini rero igomba gukora ibishoboka byose, igakora infiltration, ikagenda ikagerageza kwinjiramo hariya. Ni mu migambi hari rero harimo yuko agomba gushyira Ukraine muri OTAN rwose, kandi noneho Ukraine ntige muri OTAN gusa ikajya muri European Union. Iyo birebye wowe ubona biri kugana he? Ubona
Zelensky biragenda bite? Zelensky biragenda bite? Zelensky mbona bizarangira Amerika imuhaye indi misiyo swat mubwira bati rero reka dutsindwe ahantu biragoye kuko jye simbona abaturage bamwica ariko nta nubwo yego ariko simbona Uburusiya burekura ntabwo bishoboka ngo ubutaka bwegereye ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Ukraine simbona Uburusiya buburekura ngo babubwire ngo bujye muri neto ngo abandi bajye hari ku buryo njye mbona no muri possibilities zihari nyinshi cyane imwe muri izo ni yuko kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine cyacikamo kabiri hanyuma ubwo nacyo cyaba kibaye nka balkanization se kigacikamo kabiri swat kikaba igihugu kwacyo cyangwa kikagenzurwa n'Uburusiya cyangwa se kikagenda mu bundi buryo ariko ntago mbona Uburusiya bwemera gutanga ibyo nibyo Ukraine yanze 2014 amasezerano ya Minsk yavugaga ariko ibyo nanone nibyo byatugejeje kuri intambara rero kutayubahiriza niba Zelensky ko yarwana kose n'abanyamerika uko barwana kose igihe cyose Uburusiya bugishaka integrity gishaka ubudahangarwa bwa territoire yayo ntibuzemera kurekura kiriya gice ntago bishoboka bazacyongera ibyo bivuga yuko intambara ishobora kumara igihe kirekire cyane abanyamerika barabishoboye abanyaburayi barabishoboye cyane kuyimaramo igihe kirekire yego barabishoboye cyakora hari ibintu bizageraho bigatungurana mu ntambara ikintu cya mbere kizatungurana n'abaturage ba Ukraine abaturage ba Ukraine bazageraho nkeka ko igihe kizagera cyane cyane nk'igihe Zelensky yaba atagihari cyangwa atakiri ku butegetsi kuko hatorerwa manda n'ubu hatangiye kugaragara imyigaragambyo contre Zelensky hari igihe kizagera abaturage bagatangira kurefreshinga mind bakavuga ariko harya ubundi ni iki cyatwinjije mu ntambara turi kurwanira iki uyu munsi abagabo benshi bo muri Ukraine ntabwo bashaka kujya mu ntambara n'abasigaye barashirira ku rugamba Ukraine iratakaza abasirikare benshi mu gihe cy'amezi 3 niba imibare tubona ariyo je doute entre parenthèses niba imibare tubona ariyo abasirikare 60 bapfuye mu mezi 3 n'abasirikare benshi cyangwa tuvuge ko imibare atari nayo tuvuge nk'ibihumbi 40 ni benshi still ni benshi abaturage ba Ukraine bazageraho bavuge bati igihugu cyabo kigiye kuzura mine harya ubundi turi kurwanira iki kubera iki turi kurwana kubera turi mu ntambara abaturage bahinduka ubutegetsi niyo mpamvu ndi kuvuga nti Zelensky njyewe njya mbona ikintu kizashoboka abanyamerika bazakora ni elimination physique ya Zelensky cyane rwose cyane birashoboka cyane capable yabyo rwose kandi no baza n'undi muntu uzana ambition nshyashya avuga ati ndashaka kuganira ndashaka kugira gute nta wundi muntu rero ibyo bintu abanyamerika ni ibintu bashoboye cyane ubuse wabonye ukuntu bahandurinze ikibazo cya Israel na Palestine muri 2004 igihe baha Yasser Arafat igihombe cya Nobel wabonye ukuntu batangiye kubihanduringa ni ba bantu babona kubera ko bo nta pfunwe baba bafite ko niba bagiye mu ntambara mu buryo buri direct ugira ipfunwe ni wowe wagiye mu ntambara nta pfunwe bashobora kugira ryo kuvuga bati Zelensky naveho bashyireho undi ahita negosiya amahoro cyangwa ashobora no kuza ari contre y'abanyamerika rwose aribo bamushyize avuga ati twebwe dushaka amahoro intambara turarambiwe njyewe mbona ari cyo kintu kigiye gukurikiraho kubera ko niba badashobora kwangaja abasirikari babo ngo baze barwane n'abarusiya ubwabo iyi proxy yabo ifite igomba kuzarangira nk'uko ya Vietnam yarangiye nk'uko yarangiye ahubwo ababishyizwemo njya mbivuga Zelensky azacunge cyane atazisanga ari kwirukanka inyuma y'indege nka bimwe twabonye muri Afghanistan ko nabonye perezida wa Assemblée Générale y'Assemblée inteko ishinga amategeko y'abarusiya avuga ati twebwe ku mupaka wa Pologne niho tuzagarukira Pologne nayo warabibonye ko iri kwivanga mu bintu bitayireba cyane still kubera ya influence ya OTAN hari ikindi kintu rero kizaba muri intambara giye mbona cyaranatangiye abanyaburayi bafatanya n'abanyamerika mu migambi yabo n'iki naho batangiye kurambirwa Ubudage bwari dekare buravuga butari ko harya ubundi intwaro tubaha nizo gukora iki
tugiye kuvida amakese yacu ariko mbona abadage bararakajwe na kompro yakozwe yo gusenya yo guturitsa Nord Stream. Yes, nabyo biri muri ibyo kuko finalo mu bundi bumvaga nubwo batera gushyigikira intambara ubundi byagombye bikuba biri muri avantage zabo bakishyigikira ahubwo bijya muri desavantage zabo. Gaze ibirahagaze noneho bigaragara ko na projet kugira ngo izongere iraninge bizagorana Abadage babushyize mu bibazo by'igihe kirekire. Ariko ni ibibazo bura basangiye n'abanyaburayi kuko buriya hejuru ya 60% bya gaze y'abanyaburayi iva mu Burusiya ica munsi y'ubutaka bwa Ukraine no mu mazi ya Ukraine n'uyu munsi. Abanyaburayi rero bagezeho baravuga bati bashaka kuzagira bakavuga bati ariko nibyo abanyamerika n'inshuti zacu ariko baratubonera gaze kandi wabonye ko byananiranye kugeza ubu babonera byabirananirana. Baratubonera se amavuta nabyo ntibishoboka. Baratubonera imirire se ingano n'ibigori n'ibiki ntibishoboka. Uranium noneho ibyo nibinarangira babe bari gufata amastoke yacu y'intwaro tubahereza abanyaburayi umunsi umwe bazabyuka bafata icyemezo. Ufite niyo revolution isigaye kuri iyi si. Abanyaburayi kwibohora ku munyamerika. Ikibazo umunyaburayi agifite afite ubwoba bwa master Amerika. Naho ubundi umunsi umwe buri abanyaburayi bafite n'ubushobozi bwo kurangiza iriya ntambara. None se ubundi ubona iyi ntambara ya NATO rega ishobora kuzarangira ivukamo iyo revolution turi kuvuga? Warabibonye ukuntu Macron bamugurukanye ngo turumva ngo watangiye kumva ngo utangiye kumera nk'umuntu ngo wumva neza ngo ibitekerezo bya Putin ngo na China ngo urayumva cyane ngo Xi Jinping ngo sizi ukuntu uragenda ukavuga ngo ntago uri vasale w'abanyamerika biriya nibajya muri Taiwan bazijyana. Ni ukuvuga haba hatangiye kuza urwikekwe yuko umunyaburayi wavumbura ko nta nyungu afite hariya ashobora kubivamo nabo bakabura support nuko butsi nabi Macron kandi Ubufaransa ni igihugu gikomeye muri European Union ni icya kabiri kuba nimero ya kabiri muri European Union ashobora kuvuga ati je ntabwo nshyikiye biriya bintu by'intambara za Vietnam nahe aba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu bamutsi nabi rero umunsi umwe rero hari igihe kizageraho ababyumva nka Macron nubwo hataba ari vuba babibe abaho yaraba opposer abo ujye ubona mu nteko za European Union baba bahagaze kuri urwo ruhande urusa n'urwa Putin n'abana muri za opposition z'abafaransa n'izabongereza n'iz'abadage hose hari abantu batabyumva ibintu birimo kujya imbere hano muri Ukraine. Nge numva ko nkuko wari uvuze ikibazo cya Poland iri kugenda ariyo Polonye igenda yivanga muri bino bibazo. Hari ibintu bibiri, hari uko iyi ntambara izarangira abanyaburayi nabo binjiye muri revolution yo kwibohora umunyamerika cyangwa se igahita yinjiza ibibazo bya Ukraine no muri za Polonye ko izi bihugu by'aba-Balte ibihugu byahoze mu bumwe bw'abasovieti byinshi bituwe n'abarusiya benshi cyane ku buryo naho hashobora gututumbamo ibintu bimeze nk'ibiri muri Ukraine. Nibyo bishoboka cyane. Impamvu binashoboka nuko wabonye ejo bundi ngira ngo ni perezida wa Polonye arimo avuga ngo muri kwanga ngo gufasha ngo gutanga ibikoresho bya gisirikare ngo dufashe Ukraine ngo ariko mu minsi mike ngo ni mwebwe. Voilà. Buri ubundi no kudekarara intambara. Ngo mu minsi mike ngo birahera kuri twebwe ngo birava kuri Ukraine ngo bigere kuri twebwe ngo hanyuma bive kuri twebwe ngo bijye no mu gice kindi cy'Uburayi cyose. Uri kudekarara intambara no kudekarara intambara. Ubwo rero utawibaza uti community y'abarusiya babo muri Polonye babyiyumvamo gute babyakira gute? Nta abanyapolonye rega buriya benshi nabo Polonye cyambere ni igihugu gikennye tugeranyije n'ibindi bihugu muri bya imeze nka biriya bihugu biri mu Burayi bwo mu burasirazuba bw'amajyepfo. Ni igihugu kidateye imbere cyane nk'ibindi byo mu Burayi urebye neza amaramuko yacyo nayashingiye kuri biriya bihugu biri kurwana. Polonye rero nayo ikagira ikibazo cy'uko abategetsi buriya benshi bajya muri Polonye haba harimo influence swate y'Uburusiya cyangwa swate kubera kimwe twavuze cy'abantu bavuga ikirusiya. Ushize nahoze nereka abantu Kaliningrad uburyo ari ushobora kuzatuma hari habamo ibibazo bikomeye cyane kugira ngo babone iriya corridor ibageza muri Kaliningrad badaciye mu mazi. Harimo utuntu twinshi cyane muri biriya bihugu by'aba-Balte abanyamerika bashobora kwitwaramo nabi bagasanga biriya bihugu byose byinjiriwe n'intambara ziteye ubwoba.
ikindi kintu rero none ntekereza gishobora kuba ni ukwivumbura kw'abaturage ba US. Nabyo birashoboka kandi bifite ikintu bivuze cyane kuri iyi ntambara. Imibare igenda igaragaza yuko abantu bashyigikira ntambara muri Amerika bagenda bagabanuka buri munsi. Reka tuvano bira bya politike byo kuvuga ngo abagiye mu nteko nibande, ngo abayiyoboye nibande, ngo presidence ifite nde, reka tuve kuri ibyo. Twibuke yuko amafaranga ajya mu bikorwa bya gisirikare hanze n'andi yose atorwa n'inteko. N'abademokrate ubwabo bajya kwemeza inkunga ya gisirikare ijya kuri Ukraine intambara igitangira, wasanga bari nko kuri 68%. Uyu munsi ni 54. Abarepublika abademokrate ubwabo bafite presidence bafite iki batashaka ko bikomeza. Abarepublican bari bake ariko babaye bake cyane. Communauté izira polls ziba bareba abaturage bo muri Amerika uko bumva intambara, barambiwe ibintu bibiri. Icyambere dire y'intambara imaze igihe, batangiye kubanuye imaze igihe. Icya kabiri hajyamo amafaranga yacu. Ibyo bintu rero ni ibintu bikomeye cyane kuri iriya ntambara, ku buryo nabwo Amerika ishobora kwisanga iri force cyangwa ifite amahitamo yo kugira higahagarika intambara. Ufite umuntu nka Trump uzahamagara abakene babwira ati do amafaranga bakabahaye dongaye yagiye ari muri Ukraine. Biravugwa ko n'izi case bakomeje gushyira kuri Trump ziri kurushaho kumuzamura. Yego mu majwi abantu bari kurushaho kumukunda cyane kuko Trump ni umuntu buri uzi kwirwanaho mu bintu bijyanye no kuramporta igikundiro cy'abaturage. Arasakuza ati barongeye banjyanye mu nkiko, ni mwabibonye ifoto agahita asohora amatasi n'ama-t-shirt brand ikagurisha. Azi rero azi icyo bisaba kugira ngo uganye umutima w'umuturage, we yarabikoze ku buryo ubu ngubu none yatangiye gukwirakwiza igihuha ko bashaka kumwica. Akoranye n'abahanga abanyamakuru b'abahanga muri communication. Barimo aravuga ati barashaka kunyica kugira ngo hatagira ukuri ntikujya hagaragara, kugira ngo mutabona undi mutegetsi, kugira ngo ne gushyira hanze ibintu bimwe na bimwe n'iki byose, ibintu nk'ibyo. Trump rero ni nimwe mu maturufu yakoresha ajya ku butegetsi, ni ukwigarura ya mitima y'abantu badashaka iriya ntambara n'abadashaka ko hajyamo ari amafaranga, kavuga ati munshyireho. Erega avuga ngo yaravuze ngo nayihagarika mu masaha 24 akimara gutorwa. Nta kindi biba bivuze, ni mu ngi nyuma amafaranga yanyegumishanga Ukraine ntago yarwana itamfite. Gentil, ndagushimiye cyane. Ubutaha hari topic ya BRICS. Nshaka ko tuzaganiraho cyane tukayitindaho ko abantu bakomeje kubisaba, ariko ubu twayivugaho tubangura. Ndumva twayiteganyiriza undi munsi noneho tukazabiganiraho tukareba aho ituruka, imbaraga zayo ni ikigiye guhindura ku isi. Ubu nagira ngo ngushimire cyane kubera ko abakunzi ba Wakawaka ubaraje igorora. Urakoze cyane, ndagushimiye nanjye kuba watumye wampamagaye kugira ngo tugirane ikiganiro. Ariko se mbere yuko ngenda, wowe genda kubaza ku rupfu rwa Prigozhin. Wakiriye gute urupfu rw'umutegetsi w'umutwe wa Wagner? Prigozhin nkimwumva ngewe nk'umuntu wari ushyigikiye system y'Abarusiya, intambara yakoreye muri Syria, izo yakoreye mission yakoreye muri Afrika, n'uburyo yahise yinjira muri intambara yo muri Ukraine afata za Soledar, yinjira Bakhmut, ubona ko ari umuntu uri kwerekana ubutwari ku rugamba. Ariko kuva Prigozhin yatangira gukora ziriya video ziwe, ziriya speech ziwe, nahise mbona ko ari umuntu utari umwizerwa, kandi mbona ko ari umuntu utubaha ibintu, utubaha system, uri umuntu ushaka guprofitira muri iyo success yagize kugira ngo agire izindi target ziwe ku giti kiwe ageraho. Nko kuvuga ngo umunsi umwe Crimea tuzasanga yasubiye kuri Ukraine, umunsi umwe akavuga ati akerekana abasirikari bapfuye ati dore n'amaraso aracyashyushye, agatuka Shoigu, agatuka nde. Uhitubona ko uwo muntu atari producer izaramba. So nyuma yuko apfuye ngewe ni ibintu noneho akorana n'iriya revolt yo kugera za Rostov. Urumva mu ijambo rya Putin azamwita umugambanyi,
warabibonye bwarakeye amasoko yose yari afite arayogaburira igisirikari batangira kwerekana imitungo ye mbese batangira kwica isura yiwe mu bitangazamakuru byo mu Burusiya ariko Putin yakwise umugambanyi niyo yakubabarira anyway ni umuntu wese wabaye muri bino bintu by'ubutasi ntashobora kuba bari umugambanyi njye nabwira n'abantu bankurikira namwe ntimukajye mubabarira abagambanyi kuko umuntu nakugambanira gato ukamuha indi chance azakugambanira kinini none Prigozhin kuba yaragize ambition ziri politike yari umushoramari kubera 6 yagize muri Bakhmut icyo ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo ari ikintu cyiza kandi nge mbona ari umuntu wagombaga kuvaho ubwo si kosa ntiryakoze na Putin wamuhaye zirambaraga nyinshi ntago wakora ikosa kubera ko wafashije kanaka ahubwo kubera ko ni ibintu ugomba gukora ugomba kubikora niba Putin yarabonaga ko Wagner izagira impact nziza hari umuntu bagombaga gukorana ntabwo rero byabikosa ry'umuntu kwizera umuntu ahubwo byabikosa ry'uwizewe ukoresha nabi cyizere mbere yuko se akora biriya byo kwivumbagatanya cyangwa njyewe agikora ya video ya Shoigu ibiki n'ibiki akiri muri Bakhmut batarafata Bakhmut wahise ukaraba nahise mukaraba ko nahise mufata nk'umuntu widerenka tu wahuye n'amafaranga uri aho ngaho ariko hari abantu benshi bashinja Putin kuba yarafashe icyizere kingana kuriya akagira umusivili ubundi buriya n'abasivili bakorana na Putin rega Putin yatangiye gukorana na Prigozhin n'umva ijambo Putin yavuze nyuma yuko apfuye bamenya twari tuzi ko bamenyanye Putin yarabaye president ariko yavuze ko bamenyanye muri za 90 mbere yuko aba president kuba yaramumenya akabona n'umuntu w'umushakashatsi n'iki uzi gukora business n'iki akavuga ati uyu nguyu namuzamura muri business ntabwo yarazi ko hari aho bizagera bagakora Wagner ni ibintu byagiye bizamuka ari nayo mpamvu usanga uyu munsi aba oligarch b'Abarusiya uyu munsi bafite bose hafi ya bose bafite imitwe yabo imeze nka Wagner uyu munsi mu Burusiya hari imitwe ya gisirikari myinshi cyane yigenga yaba baherwa ahubwo se bwo ni ukubera iki nta kuko ubundi Wagner ni umutwe atari mu yikuze cyane kuko icyundi Wagner yagize zira 6 kandi hari indi myinshi ni ukubera ko urumva Wagner nge uko mbyumva ni produit ya Putin Wagner ntabwo ari ya Prigozhin ni umushinga wa Putin kuwushyiramo imbaraga nyinshi rero byose biturukana naho ngaho no kuwuhamina misiyo bawuhaye babanje kuyohereza muri Syria bayohereza muri Afrika urabyibuka Wagner niyo yafashe Crimea bigitangira urumva nabo batabaye abaturage bo muri Donbass bagiye no muri za Libya na he aho hose Abarusiya ntago bavirama hari aho bagenda bakuramo inyungu runaka n'ibiki so ni gutyo Wagner yagiye ibyimba iyi mitwe yindi yagiye iza ahubwo intambara yo muri ari mitwe myinshi yagiye iza intambara yo muri Ukraine itangiye abaherwe bakayavuga ati noneho ngewe mu mafaranga yanjye reka nkore unité y'amadrone akubaka unité y'amadrone igahita ijya ku rugamba muri Ukraine bagasinyana amasezerano na Ministeri y'Ingabo ni nayo mpamvu Putin yashatse kugarura ibintu mu buryo aravuga ati uyu munsi kugira ngo iki kigabo nkigarure muri discipline kigaruke muri systeme neza nuko iyi mitwe yose sinyana amasezerano na leta ikaba under control na leta ari naho ikibazo nyamukuru cya Prigozhin gituruka kuko we yanze gusinya ayo masezerano ntabwo yumvaga uburyo yaba umutwe ukorana direct kuko we muri niwa unumva no mu bigambo bye we yumvaga njyewe nabonaga ari nk'umuntu ushaka ko Putin yamusimbuza Shoigu cyangwa se Gerasimov yego ko nibo ubundi buriya yajyaga yitango Shoigu amwitanga umuntu wari kugira ngo nk'amapeta afite ya gisirikare yabonye ku buntu yamwitaga umuntu udashoboye utazi iby'urugamba ufite bureaucracy ngutumva none se buriya twavuga yuko urupfu rwa Prigozhin hari icyo ruvuze kuri iyi ntambara ntago rwabura icyo ruvuze kubera ko Wagner yari groupe nini yanagiraga success kuri iyi ntambara yo muri Ukraine ariko Wagner iracyahari ni umutwe munini na Prigozhin wabo bashobora guha misiyo yo mugende mufate Kharkiv bakaba bayifata
so kuba Prigozhin adahari uyu munsi biratuma Wagner n'ubwo ihari hari procedure zo kongera kuyisuganya kuyubaka kuko ntago hapfuye Prigozhin gusa hapfuye n'umutwe wayo noneho wari urimo w'igisirikare Utkin uyu nguyu ni nkaho ari we niwe bwonko bwa Wagner ko niwe musirikare Prigozhin ntago yari umusirikare urumva rero harimo ikintu cyo kongera ari ukureba abafite umujinya batabyumvise neza ari gutandukanya abo bantu kugira ngo batagira amakompro yandi urumva hari ibintu byinshi Burusiya bugomba gukora kuri Wagner mbere yuko isubira muri activity nge numva ko nicyo ngicyo bigiye guhindura ariko nanone bigashyira pressure kuri Shoigu na Gerasimov bagomba kwerekana result bagomba kwerekana itandukanyirizo ry'ibyo Prigozhin yabashinjaga bakerekana ko ibyo yavugaga atari byo noneho nabo bakerekana umusaruro ku rugamba use nka yaba Gerasimov na Shoigu ntimuntu yavuga ko bahumetse barahumetse none kandi wibuke ko aba bagabo impamvu nakubwira ko uyu mugabo wa Wagner Group Yevgeny Prigozhin ari umuntu wari umeze nk'umuntu wo ku muhanda ibintu byose yavuze ibitutsi byose yabatutse ari Shoigu ari Gerasimov nta numwe wigeze barana abasirikare mister nta numwe wigeze agira ikintu commanders barani commanders rero ku buryo navuga ko barahumetse nibyo ariko nubundi nta kintu Prigozhin yarabatwaye kuko ari Gerasimov ari Shoigu ni Putin barani Putin barani nabo bafite n'ubushobozi bafite no na umunsi Burusiya bugiye kurasa nuclear nibo bafite remote nibo bafite nuvuga niba bagomba gushyiramo ibikumwe ari batatu niba ari ababiri hari ukuntu nabonye mbere yuko Prigozhin apfa no muri ibyo bitero byose wavuze nge nabonaga ko Prigozhin yageze aho amera nk'umuntu uciyemo igisirikare mo kabiri cy'Uburusiya ku buryo nkeka ko hari n'ibitaragenze neza mu gisirikare rimwe kumva ngo intwaro ntizahagere igihe ubundi bagasubira inyuma bitunguranye ubundi bikagenda gute ibyo byo wabivugaho iki wabibonaga gute hari icyo ngicyo nicyo gucamo igisirikare ibice Prigozhin yagerageje kubikora anagira n'abajenerali bamwe b'inshuti ze cyane harimo uyu nguyu Ermagedon bamwita generali nde uyu generali Solvekin hakaba n'undi mu generali nawe wo muri Donbass unavuka muri Donbass binavugwa ko ari nawe wanahanuye iriya Malaysia nawe wagiye urwanira muri Donbass nawe yari ku ruhande rwa Prigozhin binavuga ko abo babiri uyu munsi batari muri operation za gisirikare muri Ukraine bahagaritswe ibyo ngibyo bivuga ko atari bari yabonye hari abandi niyo mpamvu nakubwira ngo hari cleaning abarusiya bagomba gukora mbere yuko bagarura Wagner ku isoko hari ibintu byinshi bagomba gukora no kuba Putin yararetse kuba yareagisa ku munsi akareka amezi abiri yose agashira Prigozhin yidegembya harimo no kudetectinga abandi bantu bakorana nawe muri icyo gihe uvuga ngo hari abantu benshi bagiye bamenyekana bari ku ruhande rwa Prigozhin muri ayo mezi abiri Putin yategereje rero ni injury iri mu gisirikare cy'Abarusiya ntabwo wabihakana ni injury kubera ko niba ukuyemo Gerasimov ugakuramo n'uwo nguwo nibagiwe izina rye buri hari n'abandi batoya uri kubyumva ni injury iri mu gisirikare cy'Abarusiya bagomba apana Gerasimov Solvekin ni ukuvuga ngo ni injury ikomeye mu gisirikare cy'Uburusiya n'ubu ngubu bakirimo kureba uburyo bayikavaringa okay ubuse power kugira ngo izina tuvuge ko Wagner ni umutwe uzagaruka uko byagenda kose n'ubwo ushobora kuza mu yindi sura image ya Prigozhin muri Wagner izarangira Prigozhin muri Wagner image ishobora kutarangira kubera ko nkurikije ibyo abantu bagiye baba muri Wagner abasirikare bamwe na bamwe nagiye mbona ku bitangazamakuru bitandukanye ubona ko Prigozhin ashobora kuba ari umuntu wari uzi kwiyegereza cyane abasirikare be akaba ari umuntu ushobora kuba yari afite igikundiro muri Wagner ari nayo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo byoroshye ko Uburusiya uyu munsi bwa deploying Wagner nanone mu mirongo y'urugamba muri Ukraine kubera ko ntibaramenya
utu trust mu basigaye muri Wagner. Niko ngewe mbona ko Wagner igomba gusubira inyuma ikabanza ikaba cleaned none ikagaruka mu kazi. Good. Nahoze mukanya rero ngushimira nyine nkubwira ko wakoze cyane kuntumira kugira ngo tuganire. Ibi ni ibintu tuzaguma kuganira kugira ngo abantu bamenye, tubaganirize ku makuru naho bagiye babona, ariko bimwe tubivuga birambuye. Ubundi buriya buri kintu cyose kiba gifite impamvu. Iyi mpamvu rero zimwe nizo tuvuga kwa ngo runaka yarashwe, ibyo ntibihagije, iyo ni news, ariko why niho rero tuba turi kureba twebwe. Wakoze cyane kabisa kumpamagara ngo tuganire. Asante sana kandi ndumva abafana bawe bishimye cyane, kandi kuba wabemereye ko tuzakomeza kujya duhuriza hamwe tukaganira tugahana amakuru, abantu bakaba update. Ni ibintu byo gushimirwa cyane, kandi ngewe ku giti cyanjye noneho hatari wakawaka bino bintu ni ibintu bishya ndi gukora. Nkeneye abantu baba senior bashobora kungirira icyizere bakampa support. Rero ndabigushimiye, nzakomeza no kubigushimira igihe cyose kubera ko izi ni imbaraga urimo kumpa. Asante sana, nanjye ndagushimiye cyane, urakoze. Blessing. Man.